Turateye kabiri numva umudamu arambwiye ati hari umugabo waje kumbwira ngo arashaka mu mafaranga njyane Buganda. Oyana yanyeretse ni. Bajije abaturanyi bati nyamara uwo mugabo yaje parika imodoka hari. Bajije abana bo mu rugo ati nyamara yituranye na mama muri mu modoka baraganira mama vamora. Yama. Ni byose. Netse kuva icyo gihe sibwo byatangiye zira ntambara sibwo zatangiye. Mudamu akanta ntazi icyo njijije. None ko uwo mugabo wari ibintu bateguye n'umupango umugore yarangurishije yarangurishije yandiyemo inote yandiyemo amafaranga menshi cyane uyu wawe nawe ntabwo ajya azamumarira asabwo bundi yemba nese uwo mugabo wari umuzi wowe uwo wazanye iyo modoka mubwirwa niki nushaka umbwire ngo akanoti ngo akari code umudana ambwira ati umugabo yaje rwose ibihumbi ati imverope cyari cyuzuye sindamuhakanira ubwo nibwo intambara zahise zihaguruka arangije yijyana kuri kamera rirakuriya neza azi ko ari we munyamafuti niba yarangurishije ntiyagomba gukora ibyo asabwa ariko byo nyine akazi ni akazi yabikoze nk'akazi hawe koko ubwo ntabwo uri kubyumva mwemeze mbyumva kabisa none se nyine agomba kubikora nk'akazi ambwire twahuye nkumvisha akanoti voice cyangwa nkumvisha ijwi ryabo reka da kombi bitsera nibaza nk'umuntu wamaze kumenya ukuri icyo nababwira cyo nuko isura bamwambitse ntabwo ariyo biriya ni ibintu umuntu ashobora nawe kuza akaguharabika ariyo mpamvu habaho kumva impande zombi buriya Sirasi umunsi azaba atangiye gutanga ubuhamya umuntu wese wumvishe biriya biganiro bya Kariza azahita akorwa afatwa n'ikiniga ku buryo azahita yumva ko guharabika bibaho. Sirasi ni umuntu w'inyangamugayo ngenda muzi abantu bitegure ubuhamya azabaha n'ibyo yanyuzemo kandi ndabizi ko mu minsi iri imbere tuzamubona hano kuri mikoro atubwire nawe aduha ubuhamya n'uburyo yahuye n'ibigeragezo by'abagore igitsina gore nuvuga ngo rega icyari ikintu cyose ikibazo yagize cyose kiri guturuka ku bagore umugore nuvuga ngo ibibazo byose yaba umugore we yaba uwo bavuga babyaranye n'umugore yaba uyu Kariza n'umugore nuvuga ngo rero agahu kahuye n'umunyutsi guhurika ugahura n'abagore bakakwigirizaho nkana bana Sirasi yarahuritse ariko icyo namubwira ni yihangane ni yihangane mu bibazo yahuye nabyo ariko ubundi kuki nta mugabo wegeze ugaragara muri kesi ya Sirasi ngo amuvuge nabi nta numwe kuko ni abagore gusa kandi ni umupango wapanzwe n'abagore nkuko byeze niyo turateye kabiri numva umudamu arambwiye ati hari umugabo waje kumbwira ngo arashaka mu mafaranga njyane Buganda. Oyana yanyeretse ni. Bajije abaturanyi bati nyamara uwo mugabo yaje parika imodoka hari. Bajije abana bo mu rugo ati nyamara yituranye na mama muri mu modoka baraganira mama vamora. Yama. Ni byose. Netse kuva icyo gihe sibwo byatangiye zira ntambara sibwo zatangiye. Mudamu akanta ntazi icyo njijije. none ko uwo mugabo ibintu bateguye n'umupango umugore yarangurishije yarangurishije yandiyemo inote yandiyemo amafaranga menshi cyane uyu wawe nawe ntabwo ajya azamumarira asabwo bundi yemba nese uwo mugabo wari umuzi wowe uwo wazanye iyo modoka mubwirwa niki nuvuga ngo rero biriya bintu ntabwo ari byo umukozi w'Imana abantu yagiye abwiriza mu ndirimbo ni benshi ibiterane yagiye akora ni byinshi gufata umukozi w'Imana nkuriya rero ukamuharabika ukamushyira hasi ni ikosa yagombye gusabira imbabazi na biriya biganiro byaba ngombwa akabisiba kuko yarasebanyije cyane sinumva ukuntu ibitangazamakuru byose biri mu Rwanda Akariza ari we wifata akajya guharabika gutoteza umuntu akagera n'ubwo amwinjirira mu rugo iwe mu rugo iwe kabisa mu rugo iwe no mu cyumba hose hari uburyo yagiye ajya mu bana ajya ku mugore akajya abanza kubabwira ibyo bavuga mbere yuko bagera kuri kamera akaba repetition yego biriya ntabwo ari byo
iyi niyisubireho namara kubona iki kiganiro nashake biriya bintu abisabira imbabazi avuge n'icyo yaragambiriye naho nadakora ibyo ngibyo natwe turamwihimuraho. Hanyuma reka mbanze nkubaze Silas ni umuhanzi wamenyekanye cyane cyane mu nsengero mu biterane ahantu hatandukanye haba hari abantu bahuriye baje gusenga nyuma yuko aharabitswe ku binyamakuru nka biriya bikagera hirya no hino abantu bakamubonamo isura mbi mu banyetorero bamufashe nkaho ari umupagani cyangwa ari umunyabyaha. Ni iyihe sura wowe watangariza aba bantu nk'umuhanzi uzi neza Silas? Nushaka umbwire ngo akanoti ngo akari code umudamu ambwira ati umugabo yaje rwose ibihumbi ati imberope cyari cyuzuye sindamuhakanira. Ubwo nibwo intambara zahise zihaguruka. Arangije yijyana kuri kamera birakuriye neza azi ko ari umunyamafuti. Niba yarangurishije ntiyagomba gukora ibyo asabwa. Ariko byo nyine akazi ni akazi. Yabikoze nk'akazi. Hawe koko ubwo ntabwo uri kubyumva. None mbyumva kabisa. None se nyine agomba kubikora nk'akazi. Mbwire twahuye nkumvisha akanoti voice cyangwa nkumvisha ijwi ryabo. Reka da. Kombi bitsera nibaze ko ntabwo icyo kintu uri kucyumva. Nibaze ko ubwabo batinyitse bakambwira bakanyansobanurira bati tugira ngo hari n'ikindi uzizi indirimbo yitwa ntiwayibatume kuko iriya si indirimbije gusenya abantu. Gusenya abantu bazagira isoni bageze ryari. ngije kudepansa abahanzi benshi cyane abo twibwira ngabo twese twibwiraga none umumanager yasohoye amamiliyari kugira ngo yamamaze umuhanzi runaka none ugiye kumudepansa. Nge muziho ibyiza kuko nta kintu kibi ndamubonaho nta kintu kibi ndamubonaho usibye inkuru numvishe ikantungura bavuga ngo yasambanyije umwana byarantunguye kurinda kugera ubu ngubu ariko Imana ndetse n'abacamanza barebye babona ko batagomba gukomeza kugendera mu kigare cy'abamuharabika baravuga bati reka turenganura umukozi w'Imana yisubirire mu kazi. Wowe uti barebye basanga batari bukomeza kugendera mu kigare cy'ababaharabika hanyuma wasanze niki kikwemeza ko uyu mugabo koko yaba yaharabikwa? Hari umudamu nimba ari umudamu nimba ari umukobwa sinamenye icyo ari cyo gusa ni ikintu nabonye ari ikintu iki kinyejana kitazibagirwa ni ikintu kibi twatererejwe muri iki kinyejana ntabwo nzakibagirwa kuko ni ikinyamakuru cyitwa ngo ni Kariza TV hakoreraho umunyamakuru w'umumama ubona ubyibushye ukuntu umudamu bamwita Kariza ngo yitwa Kariza sinkanamenye za Kariza cyo ko ari cyo nabonye cyo umuntu ufata urugo rw'umuntu akaruharabika agasenyera umuntu akamuteranya n'umuryango uwo nta muntu uba umurimo nta umuntu aba afite icyo abashaka ngira ngo namaronka abashaka yo kuri YouTube ariko biriya ntago ari byiza kuko n'amamiliyoni yakwemerera ati nta kindi kintu washoye yakwemerera umumanager aravuga ati yewe mfite umuhanzi runaka ndi kuzamura kugira ngo nkure n'inyungu agashora amamiliyari agashora amafaranga kugira ngo uwo muhanzi yamamare kugira ngo nyine bizabyare umusaruro none nje kumudepasa nta management ngira nta mafaranga nta gishoro bagomba gukora ibishoboka byose bakabisenya. Ariko rero nubwo bagira guturabona kabiri numva umudamu arambwira ati hari umugabo waje kumbwira ngo arashaka mu mafaranga njyana i Bugande oyana yanyeretse ni bajije abaturanyi bati nyamara uwo mugabo yaje aparika imodoka hari bajije abana bo mu rugo ati nyamara yituranye na mama mu modoka baraganira mama vamo rati ni byose ndetse kuvuka gihe sibwo byatangiye zira ntambara sibwo zatangiye mudamu akanta ntazi icyo njijije none ko uwo mugabo bateguye n'umupango umugore yarangurishije yarangurishije yandiyemo inote yandiyemo amafaranga menshi cyane uyu nawe ntabwo azaya
ajya azamumarira. mbiye bavuganye we n'umugore wa Sirasi yego kubera ko bari muri gatanya hari inyungu ibyo ari byo byose afitemo kandi itari nkeya mu itandukana rya Sirasi n'ifungwa rya Sirasi kuko muri iki gihe ibintu bireze bya gatanya byo gutandukana noneho kandi ugasanga ingo nuko wenda uyu Kariza afite ikinyamakuru akaba yarabishyiraga ku karubanda ariko ingo nyinshi abatandukana bateranwa n'abandi bagore bameze nka Kariza kuko abagore bameze nka Kariza ni benshi bakariza ni benshi cyane muri iki gihugu ariko usibye ko Kariza ari ugaragara bitewe nuko ari ufite igitangazamakuru ariko bakariza bo ni benshi bakabije gusenya ingo nyine urabona Kariza ahubwo ndatekereza icyifuzo cyane nifuza ko nka leta yashyiraho inzego ziperereza zishinzwe kuneka zikamenya abantu bameze nka bakariza bajya gusenya ingo z'abandi bakajya babafunga bagashyiraho n'igihano kibafunga kabisa abantu nk'abariya bameze nka bakariza bagafungwa kubwawe urumva se Kariza bamuheraho Kariza kubera agaragara yagakozweho iperereza ntekereza ko yagakozweho iperereza akabihanirwa kuko we afite icyaha kirenze ibyo ashinze abandi abeshya afite ibyaha birenze ibyo ashinze abandi abeshya yego ambo ngira ngo Rutwitsi yitwa Rutwitsi ubundi umwise Rutwitsi Kariza nyuma yuko Sirasi afunguwe Akariza ngo n'uyu mwanya ngo byamubereye inzozi mu biganiro yagiye atanga nahoze mbona avuga ngo sindabyemera ngo ntago ngo mbyumva mbese ntago arabyumva bishatse kuvuga ngo afite budget yariri muri we yari setinze yangiritse kuko ibyo uvuga nibyo nta nubwo yasinziriye mbanje guheraho abari Ngozi mbe muri aho abari mu mujyi indani Bujumbura namwe yambu cyane aha reka twisurize abari mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda mwese namwe turabegereje hanyuma dusimukire hirya muri Tanzania Uganda ndetse na Kenya badiaspora mwese aho muherereye abumva ikinyarwanda mwese turabegereje nkuko bisanzwe ngewe rero ndi Niyongera Bernard tugarutse hano murabona ko kuri screen turi kumwe kabisa n'umugabo hano uhagaze bwuma munyemerere tumwakire twumva ijwi rye niturangiza hanyuma twanzike mwiriwe neza uraho neza nitwa Antoine Ndacyayisenga nkaba ndi umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ukaba uri umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yego hanyuma Antoine umeze neza meze neza cyane abantu bari batangiye kuvuga ngo tubonye rasta tubonye niba ari Koffi Olomide ntumbaze ariko batangiye kumenya neza uwo uri we hanyuma Antoine uri umuhanzi wo kurimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uyu mwanya ngira ngo tugize amahirwe yo kukubona nk'umuntu w'umuhanzi hari mugenzi wanyu cyangwa se mugenzi wacu wari umaze iminsi ufunzwe uzwi nka Nzabahayo Sirasi ibyese ni ku murongo hanyuma uyu muhanzi wamuziho uwo muhanzi ni inshuti yanjye turaziranye Nzabahayo Sirasi twarabanye turaziranye cyane kabisa hanyuma uyu Sirasi muziranye mu byiza muziranye mu bibi umuzi uti kwinjirira urugo rw'umuntu ukajya guharabika gusebanya gushaka gushwanisha abantu ntabwo ari byo ndabona muri iyi generasiyo ndabona ari nk'ikibi cyatwinjiriye njye namwishe rusoferi kuko namwise rusoferi ubwo satani niwe uza akakwinjirira akagukoresha amafuti akaza akakubeshya akakubwira kubeshya yarangiza akajya kukuregana none ku Mana akariza ni rusoferi ni nka shitani kuko yaragiye ateranya urugo rwa Sirasi aragenda abagonganisha imitwe agira gute yigize umuntu mwiza kuko nka shitani nawe impamvu mugereranya na shitani kandi shitani urabizi ko shitani ni umugore shitani ni umugore ibintu byose uzarebe njye uguha urugero abagore no muri Bibiliya bagiye bakora ibintu bibi bitandukanye harimo bariya ba Delila yego harimo n'abagore benshi bagaragara muri Bibiliya ikigaragara abagore
sinzi kabisa sinzi nuvuga ngo ariko ntabwo ari bose ntabwo ari bose harimo bakeya ariko umugore yinjira mu kintu urabizi abagore bagira amagambo menshi hari umuntu twa turimo tuganira reka njye ku ruhande gatoya turimo tuganira ndamubwira se kubera iki abagore iyo amasaro y'abagore kuki atabamo radiyo kuki atabamo televiziyo ndamubwira kuki atabamo televiziyo cyangwa radiyo nawe asubiza amaso inyuma kuko abona amasaro y'abagore nta radiyo ibamo nta na televiziyo impamvu rero hatabamo radiyo cyangwa televiziyo ubu bwabo ni radiyo kuko ntago bashyira ntibashobora gufata radiyo ngo bayishyire muri saro mu yindi ubwabo baba bihagiye kandi noneho ikibi cy'abagore barateranya hiyongeraho guteranya uriya mugore rero yakoze akazi k'abagore nyine bashoboye ariko umudamu ambwira ati umugabo yaje rwose ahereza ibihumbi ati imberope cyari cyuzuye sindamuhakanira ubwo nibwo intambara zahise zihaguruka arangije yijyana kuri kamera rirakuriye neza neza azi ko ari umunyamafuti niba yarangurishije ntiyagomba gukora ibyo asabwa ariko byo nyine akazi ni akazi yabikoze nk'akazi nawe koko ubwo ntabwo uri kubyumva none mbyumva kabisa none se nyine agomba kubikora nk'akazi icyo ngicyo bazabona ko bigoreje ubusa kuko n'ubundi n'ubundi aho bashaka kuzimya ko mbona ariho hari kwaka none se hari uzimya iby'Imana waravuze ngo baraje barebe ko Imana irahajya ngo n'abarokore Imana y'abarokore nubwo bari kuyirwanya njye nahoze nyumva na mu gitondo uranongera ndarayumva mu gitondo ndatekereza nyumvaho amagambo yo guhera ku ntangiriro kugeza isoje mpita mvuga naho ubwo abantu ntibazi no kumva ubuhanuzi ntibazi n'amakuru iyi ndirimbo ubundi iyi ndirimbo y'ubwayo yifitiye amakuru yuzuye ariko mwana bwari ubuhanuzi bw'ibigiye ahubwo njye nahoze nibaza ko wayikoze mbere y'uko biriya biba hanyuma ahubwo ikaza kuza imeze nk'iyanditswe nyuma y'uko bibaye umuhanzi yubawe nahise ntekereza abana burya umuhanzi ni umuntu ureba ibizaba ejo akabireba none nyamara abantu ntibabimenye bakazabimenya ejo hageze ijwi ry'abahanzi TV isakaza yes nongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugubwa neza cyane nizere ko mumeze fresh abantu mubana natwe umunsi ku munsi babandi babana natwe bari mu gihugu cy'u Burundi nicyo noneho mbanje guheraho abari Ngozi mbe muri aho abari mu mujyi indani Bujumbura namwe yambu cyane reka twisurize abari mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda mwese namwe turabegereje hanyuma dusimukire hirya muri Tanzania Uganda ndetse na Kenya Diaspora mwese aho muherereye abumva ikinyarwanda mwese turabegereje nkuko bisanzwe ngewe rero ndi Niyongera Bernard tugarutse hano murabona ko kuri screen turi kumwe kabisa n'umugabo hano uhagaze bwuma munyemerere tumwakire twumva ijwi rye niturangiza hanyuma twanzike mwiriwe neza uraho neza nitwa Antoine Ndacyayisenga nkaba ndi umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ukaba uri umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yego hanyuma Antoine umeze neza meze neza cyane abantu bari batangiye kuvuga ngo tubonye rasta tubonye niba ari Koffi Olomide ntumbaze ariko batangiye kumenya neza uwo uri we hanyuma Antoine uri umuhanzi wo kurimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uyu mwanya ngira ngo tugize amahirwe yo kukubona nk'umuntu w'umuhanzi hari mugenzi wanyu cyangwa se mugenzi wacu wari umaze iminsi ufunzwe uzwi nka Nzabahayo Silas ibyesu ni ku murongo hanyuma uyu muhanzi wamuziho uwo muhanzi ni inshuti yanjye turaziranye Nzabahayo Silas twarabanye turaziranye cyane kabisa hanyuma uyu Silas muziranye mu byiza muziranye mu bibi umuzi uti nge muziho ibyiza kuko
nta kintu kibi ndamubonaho nta kintu kibi ndamubonaho usibye inkuru numvishe ikantungura bavuga ngo yasambanyije umwana byarantunguye kurinda kugera ubu ngubu ariko Imana ndetse n'abacamanza barebye babona ko batagomba gukomeza kugendera mu kigare cy'abamuharabika baravuga bati reka turenganura umukozi w'Imana yisubirire mu kazi. Wowe uti barebye basanga batari bukomeza kugendera mu kigare cy'ababaharabika, hanyuma wasanze niki kikwemeza ko uyu mugabo koko yaba yaharabikwaga? Hari umudamu nimba ari umudamu nimba ari umukobwa sinamenye icyo ari cyo, gusa ni ikintu nabonye ari ikintu iki kinyejana kitazibagirwa, ni ikintu kibi twaterererwa muri iki kinyejana, ntabwo nzakibagirwa kuko ni ikinyamakuru cyitwa ngo ni Kariza TV, hakoreraho umunyamakuru w'umumama ubona ubyibushye ukuntu. Umudamu bamwita Kariza, ngo yitwa Kariza, sinkanamenye za Kariza. Cyo ko ari cyo nabonye cyo umuntu ufata urugo rw'umuntu akaruharabika agasenyera umuntu akamuteranya n'umuryango, uwo nta muntu uba umurimo, nta umuntu aba afite icyo abashaka ngira ngo namaronka abashaka yo kuri YouTube, ariko biriya ntago ari byiza kuko kwinjirira urugo rw'umuntu ukajya guharabika gusebanya gushaka gushwanisha abantu ntabwo ari byo. Ndabona muri iyi generation ndabona ari nk'ikibi cyatwinjiriye. Nge namwishe rusoferi kuko namwise rusoferi ubwo satani niwe uza akakwinjirira akagukoresha amafuti akaza akakubeshya akakubwira kubeshya yarangiza akajya kukuregana none ku Mana. Akariza ni rusoferi ni nka shitani kuko yaragiye ateranya urugo rwa Sirasi aragenda abagonganisha imitwe agira gute yigize umuntu mwiza, kuko nka shitani nawe impamvu mugereranya na shitani, kandi shitani urabizi ko shitani ni umugore, shitani ni umugore. Ibintu byose uzarebe njye uguha urugero, abagore no muri Bibiliya bagiye bakora ibintu bibi bitandukanye, harimo nk'abariya ba Delila, harimo n'abagore benshi bagaragara muri Bibiliya. Ikigaragara abagore sinzi kabisa, sinzi nuvuga ngo ariko ntago ari bose, ntago ari bose, harimo bakeya, ariko umugore yinjira mu kintu. Urabizi abagore bagira amagambo menshi. Hari umuntu twa turimo tuganira, reka njye ku ruhande gatoya, turimo tuganira ndabubwira se kubera iki abagore iyo amasaro y'abagore kuki atabamo radio, kuki atabamo televiziyo? Ndabubwira kuki atabamo televiziyo cyangwa radio. Nawe asubiza amaso inyuma ko kabona amasaro y'abagore nta radio ibamo nta na televiziyo. Impamvu rero hatabamo radio cyangwa televiziyo, ubu bwabo ni radio, kuko ntago bashyira ntibashobora gufata radio ngo bayishyire muri saro mu yindi, ubwabo baba bihagiye. Kandi no ikibi cy'abagore barateranya, hiyongeraho guteranya. Uriya mugore rero yakoze akazi k'abagore nyine bashoboye barenze na radio, kuko urwo rugero n'abandi bagore badukurikiye, abagore cyangwa abagabo, abantu bose badukurikiye bari mu mpande zose, bitegereze mu masaro begeranye ari amasaro y'abagore, nta radio ibamo nta na televiziyo. Impamvu bitabamo rero n'ukubera ko ubwabo baba bihagije. Nuvuga ngo rero uriya mugore nawe yaragiye yinjira mu rugo rw'umuvandimwe Sirasi, aramuharabika, anyura impande n'impande, agerageza gufata abana, afata abaturanyi, afata abantu bose abateranya na Sirasi, kugera ubwo Sirasi bari baramuhinduye nk'intuza nk'ikintu utamenye icyo ari cyo, ariko ubutabera bugaragaje ko Sirasi ari umwere. Nshimira ubutabera bwacu ko bureba kure, butita ku mabwire, ahubwo bukora akazi nk'uko bakabahereye. Kuri wowe ukimara kwakira inkuru yuko Nzabahayo Sirasi ibyo sini ku murongo yageze hanze, wabyakiriye ute? Ese nkawe nk'umuhanzi waririmbanye nawe, wagendanye nawe, mwasangiye akabisi nagahiye, mugasangira igaburo, umubiri wa Kristo ndetse n'urwibutso rw'amaraso ya Kristo, mbese muri wowe ubyakira ute, uyumva ute?
icyo nashimye Imana ko mbonye umuvandimwe afunguwe. Ikindi nongera nshima n'ubuyobozi nyine abacamanza bagize uruhare kugira ngo arenganurwe ndetse n'umwavoka wamuburaniye, ariko nkongera nkagaya cyane uyu witwa Kariza wagerageje kumuharabika mu buryo bushoboka bwose n'ubudashoboka. Yaramuharabitse, hari ibyo naraye ndebye n'injoro birambabaza ebana. Yaramuharabitse ku buryo ari nge nuko Silas wenda n'umuntu ukijijwe, n'umurokore, n'umuntu usenga, ariko aramutse ari umuntu udasenga ntabwo we na Kariza bajya imbizi, kuko nawe yamwitura ibibi yamukoreye, kuko yaramuharabitse, amusenyera urugo, amuteranya n'abavandimwe, amuteranya n'abana, mbese yafashe ikintu gikomeye aragenda gitera mu rugo rwa Silas, ku buryo kugira ngo ruzongere kwiyunga ari ibintu bikomeye cyane. Ubona Kariza kuba yahaguruka agafata icyemezo cyo kujya gushaka uriya mwana akaruhuka ari uko Silas ageze muri gereza, ese ubona ari iki kibyihishe inyuma? Ikibyihishe inyuma icyo nabonye nkuko nagiye nkurikirana inkuru zo yagiye ategura, ashobora kuba hari inyungu afite hagati, nuvuga ngo hari imigambi ye bavuganye we n'umugore wa Silas, kubera ko bari muri gatanya. Hari inyungu ibyo ari byo byose afitemo kandi itari nkeya mu itandukana rya Silas n'ifungwa rya Silas, kuko muri iki gihe ibintu bireze bya gatanya byo gutandukana. Noneho kandi ugasanga ingo nuko wenda uyu Kariza afite ikinyamakuru akaba yarabishyiraga ku karubanda, ariko ingo nyinshi abatandukana bateranwa n'abandi bagore bameze nka Kariza, kuko abagore bameze nka Kariza ni benshi, ba Kariza ni benshi cyane muri iki gihugu. Ariko usibye ko Kariza ari ugaragara bitewe nuko ari ufite igitangazamakuru, ariko ba Kariza bo ni benshi bakabije gusenya ingo nyine. Urabona Kariza, ahubwo ndatekereza icyifuzo cyane, nifuza ko nka leta yashyiraho inzego z'iperereza zishinzwe kuneka zikamenya abantu bameze nka ba Kariza bajya gusenya ingo z'abandi, bakajya babafunga, bagashyiraho n'igihano kibafunga kabisa. Abantu nka bariya bameze nka ba Kariza bagafungwa. Ku bwawe urumva se Kariza bamuheraho? Kariza kubera agaragara yagakozweho iperereza, ntekereza ko yagakozweho iperereza akabihanirwa, kuko we afite icyaha kirenze ibyo ashinze abandi, abeshya. Afite ibyaha birenze ibyo ashinze abandi, abeshya. Yego, ambo ngira ngo Rutwitsi, yitwa Rutwitsi ubundi. Umwise Rutwitsi Kariza. Nyuma yuko Silas afunguwe, Akariza ngo n'uyu mwanya ngo byamubereye inzozi. Mu biganiro yagiye atanga nahoze mbona avuga ngo sindabyemera, ngo ntago ngo mbyumva, mbese ntago arabyumva. Bishatse kuvuga ngo afite budget yariri muri we, yari setinze, yangiritse. Kuko ibyo uvuga nibyo, nta nubwo yasinziriye. Ntabwo yasinziriye, kuko nigize kumuhamagara mu masaha 7 ahita mfata. Ndamukupa kuko nge ntago nshaka kuvuga ninjoro. Telefone ye yarayiri online, nimba yashakishaga uburyo icyo yakora cyose kugira ngo abe yasubira muri gereza, ariko ntibishoboka, kuko umucamanza iyo yafashe icyemezo biba birangiye, uwo waba uri we wese ntibishoboka. Cyane cyane noneho amagambo nk'ariya, ariya ni amagambo yo gushaka amaronko, ariko noneho gushaka amaronko yashakira mu rugo rw'abandi, ntabwo biriya bintu ari ubunyangamugayo. Reka twongere dushimire leta y'ubumwe. Yego, leta y'ubumwe, ubutabera bwacu bwubahwe kureba kure. Ubutabera bwacu kabisa. Aha, hanyuma niki wabwira Silas nk'umuhanzi warukumbuye, nk'umuhanzi wari umaze iminsi ari hariya, nk'umuhanzi wagiye mukasigara mu gahinda, abakundaga indirimbo ze badaherutse kuzumva, wenda n'abamvaga bumvaga za zindi zahashize, wenda ubu ngubu yakaba yaramaze kurekura izindi nshyashya, none abantu bamaze iminsi nta bishyashya babonye hejuru ya Kariza? Icyo namubwira, Silas akomere kandi yihangane, ntacike intege, ntacibwe intege n'ibisitaza nka biriya, amere nka Yozefu. Urabizi ko na Yozefu yafunzwe, hari benshi
twareberaho nk'urugero bagiye bafungwa, hari abo bagiye babeshyera. Uribuka Yozefu bamubeshyera ngo yafashe umuntu ku ngufu kandi amubeshyera nabwo bakamufunga, nawe yishyire mu cyimbo nk'ike, ahubwo akomeze umurimo, akore icyo Imana yamuhamagariye. Ndatekereza afite impano yo kuririmba, akomeze akore ntacike intege, nicyo namusaba. Hari abahanzi wageze ubasha kuba waganiriza nyuma y'uko iyi nkuru nziza isohotse se ngo ubashe kuba waduha umwuka uri mu bahanzi hirya no hino? Hari abo navuganye nabo, ntabwo ari ngombwa kubavugira ahangaha, yego, ariko bambwiye bati urubanza rusomwa nari impari. Hari nk'uwitwa Shadrack yambwiye ati urubanza rusomwa nari impari, sinjye wumvise bavuga bati abaye umwere. Ariko tubanze dusuhuze Shadrack rwose. Shadrack nakomere cyane, aho ari hose ndamusuhuje. Shadrack yubahwe, umuhanzi Shadrack rwose yubahwe, ndetse n'umuryango we wose. Nuko yari ku rukiko, yari ari ku rukiko, yambwiye ati ebana ngewe urubanza rwasomwe mpari, nahise ngurukira mu birere, ahubwo abacamanza bari bagiye kubwira abapolisi ngo bamfate, bazi ko nasaze kubera ibyishimo. Ubu rwose abahanzi bose barishimye, nta n'umwe utishimye. Indirimbo za Silas ibyo se ni ku murongo waba uzi ni nk'izingahe nizihe? Indirimbo ze zose ndazizi, ariko indirimbo nkunda ni indirimbo yitwa ngo irabemeje, ngira ngo iri kuri album ye ya kabiri. Ivuga ngo irabemeje, ubwo niyihera, ubwo nimba utayizi Silas warayizi. Ni indirimbo nziza cyane iri kuri album ya wasengaga yowo dore ngira jenga ibemeze, irabemeje ko nguko abahanzi ni abahanuzi, yajoro wararaga yowo imbe y'ukwica bo bari mu nzu nguko n'umuhanzi pe. Uzi ko indirimbo yivuze nanjye kanyibutsa mani. Hanyuma iriya ndirimbo niba yitwa ngo irabemeje, niba bivuga ngo iyo biboneye niho bemera we, iyo biboneye niho bemera we, none babibonye akarizi iyo yiboneye niho yemera. Kandi koko nkuko yabivuze ibya Yesu ni ku murongo pe. Nuvuga ngo Imana ibintu byose biba bihawe umurongo. Kandi nanone hari umugani wajya bavuga ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo igihe ni igihe. Yego, igihe ni iki rero, ahubwo ngo Silas ashikame akorera Imana. Abamuvuze, abagiye bamuvugaho ibintu bitari byo, bamware bakorwe n'isoni. Kandi natwe tuzamufasha, aba bakariza nibadasaba imbabazi nabo turabakorera ibihangano, tubashyire ku mugaragaro, kuko ntago ari turabaririmbira ku buryo ahubwo n'abanyarwanda kwita izina Kariza barahita babivaho, babivaho kabisa. Ubu akariza yitegure ko abahanzi nadasaba imbabazi muri muhane komande, hanyuma mugakora indirimbo ivuga kuri Kariza, turamukorera ibihangano bikomeye cyane. Ahubwo se Kariza yabarenze kuko yabarenze nkuko yabarenze. Ni indirimbo imusingiza, ni indirimbo ivuga ibikorwa bye bibi, kuko nta bikorwa byiza yigize akora, nta bikorwa byiza yigize akora. Kuko reba gufata nk'umukozi w'Imana Silas, urabona nubwo yari ari mu nzu y'imbohe, ibihangano bye byari bigikora akazi bivuga ubutumwa. Uwumvaga indirimbo ye yafashwaga. Umuhanzi rero ni ijwi rivugira kure, ku buryo umuhanzi niyo yapfuye arakomeza agakora, akavuga ubutumwa. Gufata umuntu wavuze ubutumwa nuba akivuga ubutumwa akajya kumuharabika, agashaka kugira ngo ajye mu nzu y'imbohe agumemo, we atazagira icyo akora, kuvuga ngo arajya gufata umuceri agenda awuhereza umwana wurya uwo munsi ushire, narangiza agende ese n'uwo muceri ni tekinike kugira ngo abone uburyo. Kandi si nawe wawutanze, ni abantu bagiye bitanga, yakoze gurupe akajya abwira abantu, buri muntu uzanye 10, uzanye 20, uzanye 50, aba diaspora yariyemo amadolari menshi, ku buryo
ayasigaye niyo yaguzemo udufuka nka tungaye tw'umuceri n'akawunga aragenda byifotorezaho agiye wabibugesera namubonye ari muri benzi ishaje icyo gihe yanze no gufunguka urugi rwahise rwiboroka nimba yari yayikuye he ni njamani yageze mu modoka bana nta modoka agira kugenda mu ngorofani nuvuga ngo ayo mafaranga bagiye bamuha amenshi niwe wayariye nuvuga ngo rero biriya bintu ntabwo ari byo umukozi w'Imana abantu yagiye abwiriza mu ndirimbo ni benshi ibiterane yagiye akora ni byinshi gufata umukozi w'Imana nkuriya rero ukamuhara ukamushyira hasi ni ikosa yagombye gusabira imbabazi na biriya biganiro byaba ngombwa akabisiba kuko yarasebanyije cyane sinumva ukuntu ibitangazamakuru byose biri mu Rwanda akariza ari we wifata akajya guharabika gutoteza umuntu akagera n'ubwo amwinjirira mu rugo iwe mu rugo iwe kabisa mu rugo iwe no cyambabaje hari uburyo yagiye ajya mu bana ajya ku mugore akajya abanza kubabwira ibyo bavuga mbere yuko bagera kuri kamera akaba repetesha yego biriya ntabwo ari byo ni yisubireho namara kubona iki kiganiro nashake biriya bintu abisabira imbabazi avuga n'icyo yaragambiriye naho nadakora ibyo ngibyo natwe turamwihimuraho hanyuma reka mbanze nkubaze Silas ni umuhanzi wamenyekanye cyane cyane mu nsengero mu biterane ahantu hatandukanye haba hari abantu bahuriye baje gusenga nyuma y'uko aharabitswe ku binyamakuru nka biriya bikagera hirya no hino abantu bakamubonamo isura mbi mu banyetorero bamufashe nk'aho ari umupagani cyangwa ari umunyabyaha ni iyihe sura wowe watangariza aba bantu nk'umuhanzi uzi neza Silas nk'umuntu wamaze kumenya ukuri? Icyo nababwira cyo ni uko isura bamwambitse ntabwo ariyo biriya ni ibintu umuntu ashobora nawe kuza akaguharabika ariyo mpamvu habaho kumva impande zombi buriya Silas umunsi azaba atangiye gutanga ubuhamya umuntu wese wumvishe biriya biganiro bya Kariza azahita akorwa afatwa n'ikiniga ku buryo azahita yumva ko guharabika bibaho. Silas ni umuntu w'inyangamugayo ngenda muzi abantu bitegure ubuhamya azabaha n'ibyo yanyuzemo kandi ndabizi ko mu minsi iri imbere tuzamubona hano kuri mikoro atubwire nawe aduha ubuhamya n'uburyo yahuye n'ibigeragezo by'abagore igitsina gore nuvuga ngo rega icyari ikintu cyose ikibazo yagize cyose kiri guturuka ku bagore umugore nuvuga ngo ibibazo byose yaba umugore we yaba uwo bavuga babyaranye n'umugore yaba uyu Kariza n'umugore nuvuga ngo rero agahu kahuye n'umunyutsi guhurika ugahura n'abagore bakakwigirizaho nkana bana Silas yarahuritse ariko icyo namubwira ni yihangane ni yihangane mu bibazo yahuye nabyo ariko ubundi kuki nta mugabo wegeze ugaragara muri kesi ya Silas ngo amuvuge nabi? nta numwe kuko ni abagore gusa kandi ni umupango wapanzwe n'abagore nkuko byeze niyo sije iriho ariko ndatekereza igihe kizagera katazabo zirangire zigaragare. None se tuvuye ko ruko Silas abagore batamukunda ntibamushaka baramushaka se wenda akabima umwanya njewe nibaza iyo urebye ubona biterwa n'iki? icyo mbona Silas nkuriya uyu mugore w'umunyamakuru ahanini yishakiraga kugira ngo amenyekane amuzamukiyeho noneho umugore we ushobora kuba hari icyo bapfuye urabizi by'abagore n'abagabo ariko abagore n'abagabo twese dufite abagore ariko umugore mugirana ikibazo ntabwo ari ngombwa kugira ngo kijye hanze nyuma murongera mukiyunga ariko kuvuga ngo ugiranye ikibazo n'umugore kandi muri icyo kibazo cyawe hinjiyemo undi mugore ibyo byo biba byarenze ikindi kibazo kuko umugore asiga urugo rwe akaza gusenya urwa mugenzi we icyo rero nasorezaho ndasaba abafana ba Silas
ntibamucikaho kubera ukuntu yaharabitswe n'abagore bamwambitse isura mbi, ariko ndatekereza Imana igiye kongera imwambike umwambaro we nk'uwo yari yambaye. Yego, bivuze ngo abafana ba Yesu nibakomere. yego, abafana ba Yesu nimukomere. ntacyo tubaye turarinzwe, twegamiye umugabo ukomeye cyane, kandi reka bibe bityo ni mu gihe twegamiye umugabo ukomeye. Uwo bamwita Silas, iyo ndirimbo nayo ni ya Silas Yesu ni ku murongo. Ariko abantu bajye basimbukira kuri channel ya Silas bazumve zose ibi bintu mbere yuko bazana amatiku. Silas aba yabiririmbye man. Umuhanzi nicyo bita umuhanzi. Umuhanzi ni nk'umuhanuzi, aba yabivuze. Ari niyo mpamvu iyi leta yacu yafashe ibihangano ikabyita umutungo bwite mu by'ubwenge. Hari ibintu rero abagore bubiyitirira, igihangano ni umutungo w'umuntu, ku buryo kwa kundi umugore aza akabona wubatse inzu nziza agatangira kukwiyenzaho akwisitazaho kugira ngo arebe ko iya nzu yayitwara. Ariko igihangano leta yacu yavuze ko ari umutungo bwite mu by'ubwenge. Ruvuga ngo igihangano cyo rero nta muntu ushobora kugitwara. Nimba ari uri umuhanzi, igihangano aba ari icyawe ku giti cyawe. Ubwo rero Silas ni umuhanzi mwiza kandi n'umuhanzi ufite vision. Icyo namubwira ni ugukomeza imbaraga ze, agakomeza agashyiramo imbaraga, ntacike intege. Hanyuma wenda dusoza ndagira ngo uduhe iki gitekerezo cyangwa se nawe ugire icyo wakitubwiraho. Uyu Silas hari umugore mukuru w'isezerano, yego batandukanye cyangwa se yafunzwe bari muri divorce. Aka kanya hari amakuru waba udufitiye yaba agaragara kuri divorce ya Silas n'umugore, cyangwa nta makuru waba ufiteho? Umugore we ntago muzi, ariko bamwita niba ngo ari Helena niba ari inde njya mwumva gutya mu makuru gutya bisanzwe, ariko nta makuru mufiteho. Ariko abagore bose hafi ya bose nka 99% imitima y'abagore ni imwe, bagira imitima yoroshye kandi bagashukika vuba, ku buryo n'umuntu ujya gutera urugo rw'undi aca mu mugore, kuko umugore niwe woroha kujijisha cyangwa kubeshya. Ndatekereza rero nta byinshi, ntago namutinda kuko ntabwo muzi, sinigeze nganira nawe, ariko gushukika kw'abagore byo ni ibintu byabo, ni nk'ako kanya. Hanyuma dushatse twagushimira, keretse niba hari ubundi butumwa wifuza kugeza kuri Silas. Ubutumwa namugezaho ni ukumubwira ngo akomere kandi yihangane, ntacike intege, ntagire amagambo amuca intege, akomere kandi Imana iri kumwe nawe. Yego. Hanyuma reka tubashimire abantu mwese mwabanye natwe, umuhanzi Antoine nawe tumushimire, hanyuma n'abantu bose bakunda Silas mukomeze mumuhamagare, nimero ye iri ku murongo. Hanyuma kandi mujye mwibuka ko akanyenyeri kagikora, amaze iminsi ari ahantu umuntu atabasha kunyagambura, ubu ngubu bakeneye agasosi ko kumwondora. Mugira amahoro y'Imana, turabakunda naho mu biganiro byacu by'ubutaha.